iwacu hari heza nuko twagize gutura mu mashyamba. Ahantu utanabona abana ngo mukina, cyangwa utabona n'ibyana by'ibikobwa ngo umuntu yitereke. Nta n'uwo wabona ngo wishyushyeho, nta n'uwo wabona ngo nyine umukore guhita koho gake. Wumva n'ukuntu bimera, ahubwo njye ndaza kuzimukira mvino kuko ndabona hano hantu ari habi. Nemera n'ababyeyi banjye bazaguma inaha bonyine, ahubwo rero reka nigira mu wundi mudugudu njya kwishakira ibyana twiganirira. Tuzajya tuzitwaza iz'ubusa, umuntu nahura n'ikibazo ntabone nuko yahamagara nyine. Sheri. Alo. Inkweto ni iz'ubusa pe. Ahura n'ikibazo ntabe yahamagara kweli. Alo. Reka nzambara sha mbanze ndebe ko yagiye. Kurunguru. Sha, ndabona aje sha. Reka mbe nitegura gukora akazi. Ahubwo kigufitiye ito. Nuko kiri gutinya kuza kundeba. Itegura gifite. Ni nko gufata matoro ukazihuza ebyiri. Noneho ubundi ukaryamamo hagati ugahita uroka. Ubwo se ko kiri gutinda kuza, ubu ngubu ntabwo cyagiyera. Reka ndeke no kumutuka, ubu ngubu ntiyagiye. Reka amaguruka shande. Uko kagiye katajera, reka nicare shande mera negereze. Mwaka w'uyu munsi nawe nawe pe. Izi ni inyatsi. Mu gace kacu munga ukuntu ari habi cyane, nangeze n'ahandi bitangiye kwanga. Ubwo se ko mbona hakinzera, abo ntiyakinze inzugi zose nanjye amasoni yahamagare kuri telefone. Nito, ikwete ni ikwete. Kumusosoro. Amasenya yahamagare kuri telefone. Ahubwo nuko nta niyo afite ngo yahamagare. Nahitaye mu rugo. So, ariko reka mpamagaze inkweto n'inkweto nayo irahamagara. Alo. Ntabwo iri gucamo. Ndabona yazikinze wagira ariko agiye kujya ku ishuri. Agiye kujya ku ishuri, reka nze nyitegera ku muryango. Biragaragara yuko nta sekirite uhari. Sekirite ntanabimbaza ndamubwira ati ni umwana wo twigana. maze kuraka kazi ikizi mbwa y'amabinga fatira yacu yango buri munsi ziraza zikanjegeza zibafishe kureba uriya mukobwa
nzamuvuniraho ure sekirite ko narinje kureba umwana twigana se ngo tujyane ku ishuri. ko sha musore ubwo rero mwamuje kumuhohotera makaye aho ngaho n'ikaramu ufite se biri njyewe urebye amakaje kuza ku ishuri ariko njyewe yari yambwiye ngo nzamuco. ubwo rero mwasariye umukobwa wa hano ahubwo wari uzi ko uriya mukobwa mufatanyije na bose amatako murebe rero atako kiye muguzi mwari bwasare uva musore amaso arareba ariko ntabwo nutagabanye umurebe ingazi zakurira kuri uriya mukobwa umuryamye hejuru. none se kugira ngo ureke umurebe umuceho nk'uko bivuze ugiye kumucaho uhita ujya ku ishuri ako ntimujyane nyine umuceho cyangwa se zana 5 winjire urabyishyura ntubyishyura ntacyo reka nyigendere njye gushaka 5 ariko mujyane. ariko usizeho umusaraba ntari bubashe 5 bantumye ntabibona ahubwo icyo ngiye gukora reka ngende turiya mwana mutegere mu nzira nyine ahubwo icyo ngiye gukora ngiye gufata akarangiti kanjye niyorosa nkajyane mu isoko mvuga ngo ni gashyashya nkomeze mvuga ngo ni 5 gusa ni 5 gusa ni 5 nubwo harimo 5 nta kundi nyine bakihangana ntabwo babura na make bamashasi naburongera nkakunda. ibyorezo bya coronavirus nabyo byaraduhabuye ubwo ubusayo hataba hariho coronavirus ubwo mba mbuze 5 hanga none dore icyorezo cyaramosomye ubundi najyaga ku kideti nkahita nyazana vuba nta n'ibyo kuzinywa ariko ubu ngubu usigaye nyabona ubu ngubu akarangiti kanjye ngiye kugapeza kuko kandi ariko narifite ko kwiyorosa ntibajyana kucyanyikira ubu ngubu ziri kunyagara ubu ngurisha akarangiti kanjye hejuru y'uriya mukobwa uwamwibarira se nako nkakwibarira hari ibyo byaba bintwaye inda zikajya zinyirira ubu amwihorere n'agashuka kanjye mwihorere nzajya ariko se mana yanjye ubu bosi nari bunyirukane ko kuba wa mukobwa we cyacana nticyamweguka size nyitumye amafaranga 5,000 kugira ngo nzabone n'akantu ko kwinywera mu gihe ndi ku kazi none ubu nakereye se ubu nirirwa ngeyera icyacana cyamweguka ubuse ko kiri iwabo kiri kuvuga ngo kibatwaye kirangiti cyo kugurisha uriya amafaranga kigiye kugurisha ngo karangiti kiye kigiye kunzanirana shaka mbega icyo cyane ariko nakikanira n'ikindi amafaranga ko cyaba kigiye kwangiza ibintu by'iwabo icyiza nyiherero iyo nta mushora y'uruhushana ariko ntabwo nakemera ko uriya mukobwa kwibuka itako rye utese agahita ahagura turacyagisekirite kiranana sinzi uriya mukobwa ngiye sinahita amweguka ntamweguka rero reka yitegereze rero nyibwira ati nzakugura akantu k'akazi ngo nyine kiriya gikobwa mpite nyegukana uriya mukobwa umuhondo waba uhombye nk'inka 3 Kasha uracicaye aho ngaho ko umuntu w'umugabo nkawe siko nyuze iwanyu bari kuvuga ngo turangije rwose baduteje ushaka wicara aho ngaho wabaye byihorere ko mbuze umukiriya ngo mugurishe cya kirangiti nze mwishyure mwari wa mukobwa wamumereye ubuntu usa n'ubundi ko nta kintu uzamukoresha ariko nkanjye wa musore ufite imbaraga hari byinshi ntagakoze mva rero wa muhungu hongeye kuguha amategeko ntukayireke uriya mukobwa ndamuguhaye
ariko ugende neza irambwa yo kwa bosi itakujya. Wowe ikintu uzakora wowe nyine uzandeberamo iwanyu. Hajya iwanyu si mujya muteka ibirayi da? Ndabizi yuko bitahura ibirayi, ibishyimbo, ukazandahiraho nk'urusorori rwuzuye, nyine ukarunsangisha mu rugo. Urahazi nanjye akazi ubu ngubu ndagasezeye kuko ubu nakerewe rwose bosi ubu yampamagaye. Sibyo se? Nta kibazo gihari, ibyo birayi birahari n'ibishyimbo, usibye yuko nyine ibirayi byuzuyemo iminwa nta kibazo. Ubwo nyine ndi kwizera yuko muvugana. Ate reka njye kukireba, ubwo nyine ibyo bintu birahari birateganya. Fata ku rutugu nkwerekane. Mugurira agaki se? Mugurira agaki? Agafanta, akarindazi. Ariko njyewe cyiza nuko nakugurira akavuga. Ari gasakumuro njya guhura nako bati ndavuze ngo ngugurire akavuga none uyisukire. Ariko mana yanjye ubu koko niyahuye bari bamumaye. Ibikobwa by'iki gihe ni n'ibicucu, nabibwira avoka bikiruka kandi bakomeza umubiri. Reka njye mbare kugira umutima wanjye uzitwa n'abakobwa, ntabwo nzongera gutereta.